Muraho neza inshuti zacu, ndabakunda cyane. Ndabashimiye mwese bakomeje gukora subscribe, share na comment ku Mutoni TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwese aho muherereye, ndabakunda cyane n'ukuri. Muri ab'ingenzi, muri ab'agaciro ndetse gakomeye cyane. Mukomeze mudufashe no mudushyigikire mukora subscribe, share, comment, like. Byose ni ingenzi ku buzima bwacu. Ndetse namwe hari byinshi mungukira gukurikirana channel yacu. Turabizi nubwo wenda mutabivuga bamwe na bamwe, ariko turabizi. Nimero yacu rero ni 0788 17 08 ndagira ngo mbibutse yuko dukora massage z'ubwoko bwose, turanga amazu, ibibanza, amamodoka, dufite n'imiti igitandukanye. Hanyuma nanone tukaba dufite n'amacumbi, amaroji meza cyane mugomba kuruhukiramo Kimironko ku mafaranga make cyane, buri wese yakwisangamo. Zana uwawe cyangwa nawe uze uruhuke. Muri kumwe n'Umutoni Liliane. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane ku bantu benshi batabizi. Hari uburyo bwo kurekura amazi, igakurekura amazi, igakurekura amavangingo. Hari abagore benshi n'abakobwa batazi kurekura amazi. Murabizi, hari benshi mutazi uburyo ushobora kurekuramo amazi. Hari abitiranya ububobere n'amazi, ariyo mavangingo, ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari amazi, hari n'ububobere. Ububobere akenshi tubusanga mu rurenda. Ururenda rwa rundi nyine rukururuka, rukweduka, bimeze nka gombo. Ya mazi ya gombo simuyazi, byari diva muri gombo nyine wavanze gombo n'amazi. So n'ukuntu birenduka, biriya birenduka rero nibyo biba bimeze nk'urenda. Noneho amazi yandi nyine amazi ureba ukabona ni amazi. Kandi amazi narabwiye ngo amavangingo ntagira ibara. Aba ari nk'amazi y'umusarara, ntago agira ibara, ntago asa n'amazi aya y'inkari y'umwanda, ntago bisa. Ntuzabyitiranye rero n'inkari n'amazi y'amavangingo. Ndagira ngo mbibutse yuko hari umuti nigeze kuvuga ku kiganiro nigeze gukora, ndabwira ngo niba utekereza ko bakuroze, ukaba utekereza ko bagutamitse nyine wenda wariye ahantu utizeye, cyangwa se ugiye kujya ahantu utizeye utekereza ko bari kuroge, kora iki kintu. Ufate amamesa, fata amamesa, jya kugura amakara. Nta rugo na rumwe rugomba kubura amakara mu nzu n'umunyu w'inyanja n'amamesa. Ibyo bintu ugomba kuba bifite. Amazi yo ni ngombwa. Ubwo nagiye kubwira ndi kuvuga. Ugomba kuba ufite umunyu w'inyanja, umunyu w'amabuye, sea salt. Hanyuma ukaba ufite n'amamesa. Ntuzabura amamesa mu nzu, ntuzabura umunyu mu nzu, ntuzabura amakara mu nzu. Amakara barayagura, jya mu bagorozi cyangwa uze tuyaguhe. Amakara bahari, ifu y'amakara ntuzayibure. Hanyuma noneho niba ugiye kujya mu bukwe cyangwa se mu kirori runaka, cyangwa se ugiye gusura umuntu ukaba utizeye ko, uvuga uti uriya muntu ashobora kundoga, uriya muntu ntago mwizeye, banza ufate ikiyiko cy'amakara n'ikiyiko cy'amamesa, ubivanganye, ubicanganye, ubivangavange. Numara kubivangavanga, urumva ko haravamo ibiyiko bibiri. Ko bivanze ikiyiko kimwe cy'amakara n'ikindi cy'amamesa, ibivuyemo nyine gutyo wabivanze bifate ubinywe cyangwa se ubirye. Ubwo twavuga ko ari ukubirya. Noneho nurangiza unywa amazi menshi, uhita ugenda ujye aho ugiye. Ntuhangiye kurya wirire, ibyo rero yaguhaye byose ntaribi, urye unywe. Uraba wabatsiritse ntago bakuroga ngo bikunde. Noneho nunavayo utekereza uvuga uti none ko nariyeyo nkaba numva mu nda bitameze neza, wongere ufate ikiyiko nanone cy'amakara n'icy'amamesa, wongere ubicanganye ubinywe n'amazi, nurangiza wirire cyangwa wiryamire. Kuko hari ukuntu umuntu ashobora kukuroga, wavayo nyine ntuhite urwara, ahubwo ukaza kugira gute kuremba noneho cyangwa se gupfa nijoro usinziriye.
ukaribwa mu nda nijoro ukagira ibisanzwe bikarangira upfuye. Hano ujya kumva uvuga ngo ejo twari turi gusangira ngo none ngo yapfuye. Hari igihe bamuroga mu kabari cyangwa se bakamurogera mu bukwe ugasanga atashye yagera mu rugo akaryama nta kibazo ngo yarangiza agapfira mu buriri. Nk'abantu mwe fata amakara, fata amamesa ubivange, nurangiza ubinywe ubirye, unywa amazi menshi, nurangiza ugende, nunavayo ubikora uko nguko. Ibyo bagutambitse byose nta kintu bizagutwara na kimwe. Hanyuma twikomereze ibyacu rero. Ushaka imiti ariko muze mubahe imiti. Hanyuma tugiye kuganira kuri iki kintu cyo kurekura amazi. Buriya iyo uri kurongora umugore, kirazira kikaziririza ko ujya kurongora umugore, wa mugore we niba uzi neza ko ushaka kwirekura muri cya gikorwa, niba ushagira ngo uryohereze umugabo, niba ushagira ngo nawe uryoherwe, wijya muri cya gikorwa ushaka kujya kuri wese. Banza ujye kwituma, wihagarike, byose birangire, nurangiza woge ahantu hose umere neza, nurangiza unywa amazi menshi. Numara kunywa amazi menshi, noneho nyuma y'iminota 30 ubundi ujye muri cya gikorwa. Kuko buriya iyo umuntu ashaka kujya kuri wese no kwihagarika, biragoye ko umugore ashobora kugira ububobere ndetse n'amavangingo. Ntabwo ari ku umugore gusa, n'umugabo ni uko. Umugabo ushaka kujya kuri wese ntabwo impuza yihaguruka, irahaguruka ikongera ikagwa, irahaguruka ikongera ikagwa. Ni ukuvuga ngo niba wumva ko ufite icyo kibazo ushaka gukemura cy'umubiri, yayo ujya kuri wese witunganye, witume, wihagarike, byose birangire, nurangiza uza mu gikorwa wumva ko witeguye. Nose tujye tuvugisha ukuri, wajya mu kazi ukajya wera n'urugero, wakwicara muri ofisi nyine uje gutangira akazi utabanje kwitunganya. None se ntujye ubanza kujya muri dushe, wava muri dushe nyine byose wabishoje, ukoga, ukambara, ukabona ukagenda. Waba ugeze kuri ofisi cyangwa se mu kandi kazi wakumva ushaka kujya kwihagarika, ukanza ukajya kwihagarika. Ni ukuvuga ngo kwihagarika no kwituma bituma nyine wowe ubwawe wumva ko witeguye. Ntabwo ushobora kuba witeguye rero wumva ko umubiri hari ikintu kitari kugenda neza. Kandi nanone kirazira kuba unyweye amazi ako kanya ugahita ujya mu gikorwa. Ntabwo ari byiza. Kunywa amazi ugiye muri cya gikorwa ni ibintu bibi cyane. Unywa amazi, nurangiza kunywa amazi mu minota 30 irangiye ubu utangira kiriya gikorwa. Ariko nuvuga ngo uragotomeye amazi ngo litiro yikubise, ngo litiro y'igiciro irangije, uhise witegura. No, kugira ngo ujye muri cya gikorwa neza witeguye, wumva ko ugomba kuryohereza umuntu muri kumwe nawe ukaryoherwa, ni uko ubanza gukemura ibibazo byose by'umubiri ufite, ukanywa amazi mbere y'uko mu minota 30 ujya gutera akabariro no guterwa akabariro. Hanyuma noneho wamara gukemura umubiri wawe ukabona ujya muri kiriya gikorwa. Ni ukuri ndakubwiza ukuri, wenda umugabo ashobora kukurongora ashaka kujya kwihagarika, kandi nabwo ntabwo yarangiza. Umugabo ushaka kujya kwihagarika ntabwo ashobora kurangiza. Niyo ari kurongora kumva ashaka kujya kwihagarika, avuga ati ndetse ngiye kwihagarika. Kurekura amazi ntabwo wayarekura ushaka kujya kuri wese. Hanyuma rero tugiye kubabwira uburyo ugomba kubikoramo mu buryo ushaka kuzana amazi. Urabona umugabo, niba wenda umugabo agiye gukora kiriya gikorwa, agiye kurongora, ubundi iyo umugore amuteguye neza neza bihagije, umugore agira ikintu bita ururenda. Umugore arabanza akazana ikintu bita ururenda. Ururenda rwinshi pe, umugore nyine uryoshya igitsina, umugore uryoshya. Noneho rwa rurenda umugabo hari igihe arureba akagira ngo ni ibintu bisanzwe, abagabo batabizi. Ruriya rurenda wirureba ngo urupfushe ubusa. Fata ruriya rurenda umere nk'uri kurusiga irangi. Urabona ukuntu basiga irangi? Irangi barisiga uko. Sibyo nyine uyifashe nk'amabara angahe ukashaka kuyacanganya kugira ngo anoge. Nyine ugira gutya. Ukavanga ya mpuzu, wamara kuvanga neza nyine uri kuvangisha umutwe. Warangiza noneho wajya kwinjira ukabanza ukagira gutya. Sinzi muri kubyumva? Ntabwo uhita ugira ngo uhita usa n'ujya hejuru mo gato. Umaze kuvanga wicara kujya kwinjira, ntabwo uhita ugira ngo ahubwira ngo gutyo. Nzabigishe muri. Nzabigishe kugira ngo mubyumve. Ruriya rurenda ntabwo urupfusha ubusa.
buriya bubobere bw'ururenda rungana kuriya ntabwo bupfusha ubusa, urarufata ugasa n'uri kuvanga irangi, uri kuvanga irangi ujyana iburyo ujyana ibumoso, ujyana iburyo ujyana ibumoso, noneho warangiza wamara kugira kubona rwarese nyine kwa kundi kumwe bikora buriya hariya iyo uri kuvanga rura rurenda haba hariho ikintu bita uburyohe my friend. Buriya wakubwira ukuntu umutwe w'igitsina cy'umugabo bari kubyumva, cyangwa se mu gitsina cy'umukobwa ukuntu, cyangwa se umugore ukuntu aba ari kubyumva. Bitekereze nawe, iyo ruriya rurenda ruri gukubitana n'umutwe wayo rugakubitana n'inyama z'umugore, ndakubwiza ukuri biba biryoshye. Noneho numara kuvangavanga, umaze kuruvangiraho usa n'uri kuvangira nyine inyuma nyine hagati na nyine, urabona ukuntu kiba kimeze, uruvangira hagati na hagati ariko atari hagati cyane, nyine imbere yacyo ku munwa wacyo. Noneho nurangiza nujya kwinjira, nababwiye ngo iyo ugiye kwinjira ntabwo ugira ngo cyangwa ngo, ntabwo ugira ngo, numara kugira gutya urongera umanure, noneho ugire gute ubona utambike. Mbese ni nko kwandika, ni nko kuvuga ngo wanditse ra, numara kwandika ra hahandi hagati ihuje agakoni kazamuye n'agatambika harimo akantu k'agapwe, kariya gapwe kariya gahuza iyi mirongo yombi, inkuru bwinjire. Noneho umaze kugira gute, umaze kuzamuka, umaze gutambika no kumanuka, hanyuma noneho uhita ugira gute, uhita winjiramo handi hagati. Noneho mu kwinjira ntabwo uhita ugira gute, uhita ushaka ayo mazi, ahubwo urabanza nanone rwa rurenda wavangavanze, wavangiye inyuma ku munwa wacyo, urabanza noneho urukwizemo n'imbere, urukwize mu gitsina cy'umugore kugira ngo nyine akomeze aryoherwe. Urumva ko noneho biba byiza cyane iyo ururenda rw'umugore ruhuye noneho na rwa rurenda rwo ku mutwe wayo, nyine rwa rurenda rw'umugabo, iyo bihuye noneho wamara kubivangira hanze ukaza kubyinjizamo, barumbwira ibyo bintu. Noneho ngo kundi ruvangiye hanze ku munwa wacyo, nani kuri bunaruvangire n'imbere. Numara kuruvangiramo imbere nyine winjira usohoka, winjira usohoka, nuvuga ngo kwinjira ugasohoka uba umeze nkaho uri kwinjizamo ukongera ukaza gutunda utundi nanone ururenda rwasigaye inyuma, ukongera nanone ukaza ukarujyana, mbese ni nkaho twabivuga uko nguko, uri kurutunda urujyana imbere nyine. Amaze kuruvanga, umaze kuruvangira ku munwa wacyo, umaze kuruvangira ku munwa wacyo, uri kurufata noneho ukarwinjizamo, wongera ugaruka gutwara urundi, wongera ukarwinjiza. Muri kumva icyo kintu? Noneho wamara kugira nanone amara kumva ko inyuma rusa naho ruri kuba rukeya, rusa ruri kuvanga noneho n'ubushake bwinshi n'ubushagarira bwinshi na santima zose ziri gukura iyo hirya mo imbere, ugahita ugira gute noneho ukabihurizamo hagati na hagati, noneho warangiza ukagira gute, ugatangira noneho ugakoresha imbaraga ugira gute. Noneho iyo umaze kubona ko nyine amaze kuryoherwa n'uwo bidasanzwe pe, n'imbere no urumva ko niho hasigaye noneho hari ububere bwinshi, uragira gute, uratangira ukamenya. Kandi mu kumunyaza nababwiye ngo kirazira bikaziriza ufata impuza yayo yose, uyifate yose, ufatira aha nyine ku mutwe wayo uko. Uyu mutwe niwo ugira gute, niwo ukoresha uri kugira gute, uri gushaka amavangingo. Noneho mu kurekura amavangingo, iyo umugore amuteguye neza, yazanye n'ururenda rwawe waruvanze, ndetse waba ari wa mugabo, buriya abagabo bano bagabo bagira ururenda nabo bararyoha, bano bagabo baza n'utuntu tw'uturikide nabo bararyoha noneho bidasubirwaho. Noneho iyo bivanze biba ibindi bindi. Iyo uriya mugabo akubitanye n'umukobwa urufite cyangwa se umugore urufite, ndakubwiza ukuri amata aba yabyaye iki, amavuta. Iyo amaze kumva ko nyine amaze kureta neza, atangira noneho akamunyaza. Noneho mu gutangira kumunyaza nababwiye ngo ntabwo uyifata ngo, hari abayifata yose ukabona ari gukubita ngo, oya, uyifatira hano gutyo, ugatangira ugakoresha umutwe usa n'uzamuramo, utambikamo gutyo. Noneho warangiza ukaza noneho gukora, narabwiye ngo wamara kugira gutya, umaze gutegura hose, wateguye haruguru wenda inshuro zingahe, na hano mu mpande inshuro zingahe, noneho iyo urangije uhita uvanga ukubita ushaka amazi. Umugore n'umukobwa utazi kurekura amazi, ikintu uri bukore ni igiki? Urabona ko hakundi uba ushaka kujya kwihagarika, wihagaritse nyine byarangiye, noneho ko hakundi ugiye nko kwihagarika, ujya wumva ukuntu ugiye gusunika inkari ugiye kwihagarika,
ntago uri busunike ujyana hejuru, ahubwo urasunika ujyana hasi, kuko hari ugusunika inkari ukumva ko iyo ugiye kurekura inkari wumva ko zisa n'izivuye hejuru, amazi noneho yo usunikira hasi, mbese nk'umuntu ugiye kwituma. Niyo mpamvu nabwiye ngo buriya kujya gukora kiriya gikorwa cyangwa se kurongora nyara ngo kandi ushaka kujya kwituma ntago bibaho, ntago uzanyara mu gihe ushaka kugira gute, ushaka kujya kwirusa. Niyo mpamvu buri umugore kugira ngo asunike amazi biragusaba kuba mu mubiri wawe nta kintu kirimo kijyanye n'imyanda. Wagiye kuri wese witumye wihagaritse noneho wanyweye n'amazi, nyuma y'iminota 30 nibwo utangiye icyo gikorwa, nibwo bizagira gute, nibwo bizakorohera gusunika amazi. Hano amazi nujya gusunika uzabitandukanye, uvuga uti ko bavuze ngo gusunika inkari, ko mbizi gusunika inkari basunikira hejuru, amazi basunikira hasi, ukamera nk'umuntu ushaka kwituma. None ugasa n'ufunze inda yo hasi. Inda yo hasi buriya umugore agiye kunyara, agiye kuzana amavangingo, nyine inda yo hasi urayikomeza, kubera ko ukumva ko nyine nawe bitekereza ukuntu uba ugiye nko kwituma, ukuntu uba umeze. Niyo mpamvu ujya kubona ukumva ngo umukobwa bamurongoye ngo arituma, buriya yagerageje kurekura amavangingo, bikubitana n'uko atagiye kuri toilette, bihita bigira gute kugira ngo amazi aze, ahubwo haza iki? Haza umwanda. Sinzi na murimo kubyumva. Rero kugira ngo hataza uriya mwanda, kugira ngo nyine ubyirinde, banza ukemure ikibazo ufitanye n'umubiri wawe, ubone utangire kiriya gikorwa ukijyemo neza kandi wemye wumva ko umeze neza. Kubera ko nujya kuva ugiye kurekura amazi kandi mu by'ukuri ushaka kujya kuri wese, nta kabuza urarekura umwanda. Abagabo rero bajya bayibikina ngo ngiye ngo ndarongora ngo umugore akanye. Umugore kuba yituma ni kubera ko nyine aba yariye byinshi, ikindi nuko aba atabanje kujya gukemura ikibazo afitanye n'umubiri. Naho ubundi nta bundi buhanga ufite wo kurongora, usibye ko umukobwa nyine aba adafite ubumenyi. Wa mukobwa kirazira ikaziriza kujya mu gikorwa uhaze, kugira ngo uryohereze n'umuntu muri kumwe, kirazira ikaziriza kujya muri gikorwa uhaze. Kandi nanone kunywa amazi ako kanya ugiye muri gikorwa nta kintu azakumarira. Banza umare iminota 30 ubone ugire gute utera akabariro, nibwo bizaryoha bikagenda neza. Noneho muri kwa gusunika amazi, icyo gihe hari ukuntu yasunika. Noneho iyo ari umugabo uzi ubwenge rero yamaze kubona, buriya abagabo bategereza akavuga ati akamera nk'urekereje, yategereje amazi abarekereje avuga ati iyo ngira Imana nkabona uyu mugore aba wenda anyara byonyine. Iyo umuhaye sinye rero ko unyara akayabona byonyine, iyo ari umuhigi ahita yahiga. Iyo ari umugabo uzi ubwenge uzi kurongora neza, ahita yahiga ubwe akayishakira, noneho kubera ko bamaze kumwereka ko amazi uyafite. Utandukanye na wundi barongora akabura na duke azana, kubera ko kwa kundi ubura na duke uzana, urumva umugabo ntago azamenya niba unyara cyangwa n'utanyara. Ariko iyo umuhaye insigne ukavuga uti burya arimo, umugabo avuga okay amazi arimo burya, hanyuma noneho agakubita amazi akaza. Noneho muri kwa kuyazana umugabo bigeraho noneho mwaryohewe nyine ari wa mugabo utinda. Buriya hari abagabo batinda kurangiza, akavuga ati mugenda ndarongora umugore akarangiza amaturo 3 ngiye ntaramuvaho cyangwa 2. Umugabo aba ari intwari. Ugeraho umugore noneho neza igitsina cy'ubwacyo, iyo urekura amazi umugabo akabibona ko yarekura, yarangiza nawe akaba ari na wa mugabo utinda kurangiza, akabaza no kuyashaka. Ndakubwiza ukuri igitsina no gisigara kiri kwikoresha cy'ubwacyo, umugabo arikubita no akaza tiriwe rwose nasunika ngo amazi iyo ubwaya kizana ukabigira ngo watobotse robine yamenetse. Kigira ubwacyo kikikoresha, kiba cyarese nyine wumva ko kiba kimeze nkaho imitsi yose yarekuye, nta migaga igisigayemo na mikeya, noneho kiri kwikoresha kubera ko yahuye na munyakazi yahuye n'umugabo uzi kubikurikirana. Rero kurekura amazi ntabwo wayarekura uhaze, ntabwo wayarekura ushaka kujya kuri wese cyangwa se kujya kwihagarika bisanzwe. Bikore unywa amazi menshi nurangiza rero ngo uranyara, ariko ndakubwiza ukuri kugira kikoresha ubwacyo. Umugore buriya iyo cyamaze kureta
nyine yaryohewe kubera ko murabizi ko abagore bo ubwabo batinda kurangiza, dutinda kurangiza. Iyo yahuye n'umugabo rero nawe utinda kurangiza, ari wa mugabo ufite nawe ururenda hejuru, nyine rwa rurenda ruza, n'umugore akaba afite ububobere n'ururenda, bagacanga irangi, yamara kuricangira inyuma akamenya no kuryirizamo, akamenya no kuricangiramo imbere, yarangiza kuricangiramo imbere, noneho akaza kugira gute, akaza kumenya uburyo ari butangire agira gute ayashaka. Umugore nawe akaba abizi ko kuyasunika atari ugusunika hejuru nk'umuntu ugiye kwihagarika inkari, ahubwo akamera nk'uri gusunikira hasi nk'umuntu ushaka kwituma, ariko yagize gute, yafunze inda yo hasi. Inda yo hasi ni handi hagati y'igitsina n'umukondo, nyine ni ukuvuga ngo ni ukuva ku mukondo kumanura kugera ku gitsina, ukaba uzi ngo uraherekura gute. Buriya ni ukuvuga ngo amazi atandukanye n'inkari. Buriya hari n'igihe n'umukobwa avuga ati nta mazi ngira, ariko yaranyweye primus ndanyara. Buriya ntabwo aba anyaye, ntabwo primus ntabwo ijyamo, ntabwo primus iza mu mavangingo, ahubwo primus iza mu nkari. Noneho wa mukobwa agasohora udukari intuzi tuzi dukeya kugira ngo buriya ngo azanye amavangingo, yarangiza noneho akanyara inkari zisanzwe kubera primus. Noneho yanyara inkari za primus zavanze n'utuzi dukeya tw'utuvangingo, akavuga ngo yanyaye, buriya ngo nyine ngo yanyaye yamwemeje. Niho uzasanga mu cyumba cy'umukobwa wanyoye primus, kubera ko urumva umukobwa nyine yanyoye primus yasinze, iki ni icya mbere, arirekura uko yakabaye. Noneho ibaze ugize ibyago ugasanga umukobwa yanyoye primus yasinze, urumva noneho akaza no kugira gute, no kuza hari ibintu mvuga nkumva binteye n'iseseme. Uyu mukobwa buriya iyo anyoye primus ngo nta mazi afite, nta mazi agira ngo aragira ngo abone amavangingo, kunywa amazi bimusaba iki? Amazi niyo agira akagira gute, akagufasha mu kurekura amazi, ariko primus ntabwo yagufasha kurekura amazi, ahubwo igufasha kurekura inkari nyinshi zinanuka. Wajya mu cyumba noneho wajya kumva ibaze urongoye umukobwa mu cyumba cyawe, noneho wajya kumva icyumba cyose kiri kunuka, ku buryo n'umuntu wese uje gusura amenya ngo aho warongoreyemo umuntu wanyoye primus. Ntabwo nyine ngo washishikaye ngo uri kumunyaza ngo yanyoye primus ngo yasinze, kandi mu by'ukuri ari inkari. N'ikimenyimenyi azarekura arangirire rimwe, narangiza ahite, kubera ko azaba yasinze. Umuntu wasinze buriya arirekura, umuntu wasinze nta mugaga, nta bubabare, iyo waba ufite yose yakinjira, nta bubabare yumva kubera ko umubiri wawe wirekuye. Ariko se mu by'ukuri buriya urishura neza ko uri kumunyaza amazi cyangwa n'inkari. Niyo mpamvu nshishikariza kubwira abagore n'abadamu, mwige kunywa amazi menshi, usibye no kunywa amazi menshi kugira ngo uzane amavangingo. Amazi ni meza, akurinda kurwara impyiko ku muntu w'umukobwa cyangwa se umugore, cyane cyane nyine buriya byanga byakunda irongorwa unarekura amavangingo, uko biri kose impyiko zawe ziba zikeneye amazi. Hari ntabwo ari abakobwa gusa, amazi ni ubuzima, mwige kunywa amazi ni meza. Hari n'abahungu ujya gusa ugasanga anyara ubukari bumuka, wakubita cyangwa muzajya muri toilette zo mu tubari mwumva uriya mwotsi ukuntu ucumba, uzi ko uriya mwotsi neza wagutwika. Kubera iki? Kubera banywa inzoga, kandi biragoye kugira ngo uzabone umuntu unywa inzoga cyane unywa n'amazi, ntabwo bibaho. Ukeneye amazi mu mubiri wawe, niba urongorana, niba wicara hamwe uku, urumva, kugira ngo umubiri wawe utazarwara, nyine mo imbere utazarwara nk'impyiko da, buriya tuve ku mavangingo. Hanyuma rero buriya iyo uhuye n'umugore uzi kwerekura amazi, ugahura n'umugabo nanone uzi kuyakurikirana akamenya kuyahiga hasi hejuru, ndakubwiza ukuri muraryoherwa mwembi pe. Uyu mugabo unatinda mu gikorwa, uyu mugabo utinda kurangiza, uyu mugabo uzi kunyaza. Buriya abantu benshi twebwe ku muco wacu turabizi neza ko turyoherwa iyo turi kunyaza, turaryoherwa pe. Abagore twebwe mu muco wacu turyoherwa iyo turi kunyaza, kandi n'abagabo nabo baryoherwa buriya iyo bari kunyaza. Umuco wacu ntabwo bivuze ngo hanze ngo mbese ngo bigenza bate, hanze nabo bararongorana ndetse baranabishaka, bagira n'ubushake bwinshi, wenda ni nabwo buryohe bwabo bitewe n'ibyo bamenyereye. Ariko twebwe buriya umugabo atakurongoye ngo akunyaze, uvuga uti iwana, ntabwo umugabo azi kurongora.
kandi wenda yanatinze yashishikaye avuze ati wana uriya mugabo nta kigenda arayinjira gusa aracumita gusa ahagaze yibaza ukavuga uti njyewe napfubye ko mundeba uko. Iyo umugabo azi kurongora, twebwe ku muco wacu ni igihe umugabo aba azi kunyaza, uburyo akunyaza ukavuga uti wana uyu mugabo arabizi pe. Iyo akunyaje rero ni nyine wa mugore wirekura umwanya muremure, ntabwo uba ukirwana ngo no kumva ngo ubu yasunike ngo amazi ngo aravahe, neva amazi ubwayo arizana kandi niho igitsina kikagera kikikoresha. Ariko ntuzahure n'umugabo upfubye, umugabo upfubye yaguhuza neza neza ukazinukwa ikintu bita imibonano, ukayizinukwa wajya unumva n'abantu bari kubivuga ngo uti mbunda heraye, uzi umugabo utangira wajya kumva ngo ararangije, wari uzi ko ari bugiye gutangira kuryoherwa, nyine nibwo utangiye kuryoherwa kumva umugabo ararangije, noneho kwa kurangiza kwe ugasanga nta nubwo kubisubiramo bipfa koroha, ugasanga arangiza vuba ndetse no kubishaka bigatinda cyangwa se bikanga. Hari abagore bahita bumva umujinya akayifata akabona ntabwo iri guhaguruka agatunda bigenza, ukayonka ariko wapi, ukayishyira mu kanwa ukayonka, ukajya mu mabyi ukayonka, ukazamuka wamutse ukonka ariko wapi. Nabwiye ngo kirazira ikaziryiza kuba wakora ku mutwe w'igitsina cy'umugabo mu gihe arangije, kirazira kuyikoraho no gukora ku mutwe wawe kandi arangije. Niba arangije mu bike mwinamuhanagura ako kanya, nawe arababara. Hari abagore bahitamo n'umugabo arangije kuva umujinya agahita yadukira, agahita agira gute, agahita yihanagura, agahita yoza, agahita agira gute, yarangiza agatangira akayonka kandi umugabo wenda ntabwo irarushye kaguye. Niba arangije upfubye, ntakisha ikintu uri bukore n'iki, muhe keya, muhe amazi, muhe akaji, muhe amata, ukibuza akunda muha akagwa cyangwa se agapirimusi cyangwa amitsingi ufite aho hantu. None urangiza mu biganiro mbwesheje ko ntabwo narangije pe, ntabwo narangije sheri urakindishije, azavuga ati sheri humura rwose. Burarega ikibazo cy'abagore ntabwo muvugisha ukuri. Niba wumva ko wapfubye ukumva ko ntabwo urangije kandi umugabo arangije, mwicaza umuganirize nyine amaze kumufata neza, amaze kumugurira ati sheri nyine ibintu nk'ibyo ntabwo ndangije. Umugabo nawe arumva avuga ati umugore wanjye mbwije ukuri barababaye kandi ndabizi ko ntabwo yarangije. Umugabo azakora ibishoboka byose urangize, ariko wowe wadukira ngo urangije utewe utangira ukayifata ukongera ubuza amahoro. Oya, muha agahenge abanza aruhuke, umuha ko kunywa, umwoze, umuhanagure neza. Kandi narabwiye ngo mu cyumba cyanyu ntuzabura akayisume k'umweru n'utuzi twiza dushyushye, ugakamure neza akayisume ntuzumuhanagure. Ntabwo ari ngombwa ko niba wowe ujya koga kubera ko ufite nyine ukuntu turemwe twe duhita tujya koga, ntabwo umugabo ahita ajya koga buri kanya, umuhanaguza akakayisume. Kandi ntumuhanagura ako kanya uri kumuhanagura inyuma. Ariko ni ukuvuga ngo umugore uzi kurekura amazi n'umugabo uzi kuyashaka, aba bantu iyo bahuye noneho bagahura bose bagira ururenda, umugabo atinda no kurangira. Ndakubwiza ukuri uyu mugabo nta muntu utamwifuza, niyo yaba afite ntoya, nta mugore n'umwe utifuza uyu mugabo n'umwe. Ni ukuvuga ngo rega imbaraga z'umugabo, icyubahiro cy'umugabo narababwiye ngo biva hariya mu buriri, kandi ntabwo bisaba kuba ufite nini pe, bisaba gutinda gusa umugore akarangiza ukamenya no kumenya. Kandi kunyaza turabizi ko bidasaba kuba ufite igitsina kinini, uko cyaba kingana kose uzi sisiteme yo kuba uri buyashakemo, uzi sisiteme y'uburyo umugore wawe agomba kurangizamo, byanga byakunda ugashimisha umugore wawe mu buriri, ibyubahiro rwawe bitaha. Ariko niba ufite nini utazi kuyikoresha, unarangiza aho utazi no kunyaza, ndakubwiza ukuri nta kintu kimariye, nta cyubahiro ufite. Ni ukubona umugore azavuga ati ni ukubona ugenda naho nta mugabo ukuri, ajya bica no mu migani.